muri iyi minsi ni ijambo riri kubwira abantu ngo iki ni igihe cyo kwezwa, kuko umuntu utejejwe ntazabona umwami Imana. Haleluya. Umuntu utejejwe ntazabona umwami Imana. Azabona nashaka asenga y'ukwezi, nashaka asenga y'iminsi 40, ariko niba atejejwe, abantu benshi bazaza bambwira bati mwami mwami, twarahanuraga mu izina ryawe, ngo twakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, hasopeshise fine contre, ngo nibwo nzaberurira mbabwire ngo nimumve imbere. Ngo nibwo nzaberurira mbabwire ngo nimumve imbere, mwankosi zibi bimwe, reka kwirata ngo nge. Yego, reka tubasuhuza kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe ibihe byose. Imana amahoro rero nibagirire neza kandi bagirire neza cyane cyane cyane. Imana ibagirire neza cyane. Turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana Munyarubuga Vedaste. Twongeye kubana, uraho neza? Yego ndaho. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Umva muri iyi minsi ko tuzabana. Tugomba kubana kuko tuzabana no mu bwami. Yego. Ibyiringiro byacu nuko tuzabana n'Imana n'umwana wayo. Yego. Gro tukiri no mwisi tugomba kubana. Yes. Reka dukomeze dusuhuze abakunzi bacu bari mu mujyi wa Kigali. Tubibutse ko uyu munsi n'ubundi twibereye i Musanze. Hararyoshye ntabwo tuzahava da. Urumva amahumbezi y'Umusanze ariko hari amahumbezi ngira ngo urabibona, hameze neza, ndahantu turabona icyo bita ibitari cyane rwose, ariko hari ibitari urebe naho haraguru hakurya mu Kinigi. Nanjye natangiye kuvuga ngo kutagambagamwa, urabona ko abazungu bari kujya batambuka bajya gusura ingagi, nuri kujya ubibona se? Ariko Mana yanjye n'ukuri ahantu mu hantu maze kwishimira harimo, maze kwishimira cyane, hari n'abantu bakeye, abantu b'i Musanze tuba dukeye rwose, abantu bambaye neza. Munyarubuga arakeye, yambaye neza, ibintu ni neza cyane n'ahangaha i Musanze. Yego, narondogoye ntabwo ari cyane, twari dukumburanye. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana ubundi dutangire. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, ushimiye umwanya mwiza uduhaye, uyu mwanya uduhaye tugiye kuganira n'ubwoko bwawe, tubaganiriza iby'umwuka. Ubane natwe, ukorane natwe, umwuka wera atuyobore muri byose kuva dutangiye kugeza dushoje. Ngaho nyemerera dukorere mu butware bwawe, icyo ducyashye muri uyu mwanya ni imbaraga z'umwijima. Ngaho ubutware bwawe bukorane natwe, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane, reka ngusabe kugira ngo noneho ujye mbere utugezeho Imana yagutumye. Yego, murakoze cyane. Gihe Yesu ataragaruka, mu gihe n'ubundi tukiri gukorera mu gihe cyacu, niyo mpamvu dukwiriye kubagezaho iby'Imana nk'uko iba yabiduhaye. Turabashuje rero nk'uko bimeze, turabizi muradukunda, ari abari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, abaturanyi mu gihugu cy'u Burundi. Haranditswe ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Mbese umuntu yatanga iki ngo acungure ubugingo bwe? Imana itugirire neza cyane. Ijambo tugiye kuganiraho rifite intego iri kuvuga ngo tumenye agaciro k'ubugingo. Hari igihe abantu bari hano muri iyi si bajya bagira ibyo bakunda, kandi wareba ibyo bakunze ugasanga ni ibibajyana kurimbuka. Hariho igihe usanga umuntu yarigize indaya, wamubwira ngo waretse uburaya bwawe, ahubwo ugasanga arakubwira ngo ntabwo nareka
uburaya bwanjye, kuko uyu mwuga niwo ununze. Njyewe nanakoze uyu mwuga, ntago nabona icyo kurya, ntago nakwishyura inzu mbamo, ntabwo nabasha kubona menirivare. Mbese uyu mwuga niwo ununze. Hari abantu batunzwe n'ibyaha, hari abantu baryohewe n'ibyaha, hari abantu bahoberanye n'ibyaha barabigundira ku buryo utamubwira ngo reka ibyaha, mbese ngo yumve yuko umugiriye neza. Ariko ndashaka kwerekana agaciro k'ubugingo shingiye kuri iri jambo dusomye. Iri jambo riratubwiye ngo mbese umuntu byamumarira iki? Haleluya. Ngo mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi, agatunga aya mamodokari turi kubona atambuka, agatunga izi ndege tubona zitambuka mu kirere, agatunga amasambu yose tubona n'ama etaje tubona, agatunga icyubahiro cy'abantu tubona bakomeye muri iyi si, agatunga ibintu byose, agatunga amato yo mu nyanja, agatunga amafaranga yose, ifeza n'izahabu byose bikabibye. Ngo mbese uwo muntu byamumarira iki? Ngo ariko niyakwa ubugingo bwe. Turi kwijambo rivuga ngo bantu b'Imana tumenye agaciro k'ubugingo. Ugasanga umuntu arakora umurimo w'Imana, ariko ugasanga ubwibone bwaramubase, ukazabona wa muntu akazakorera Imana, ariko ikintu cyitwa ubwibone kikazamubuza kubura ubugingo. Umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Umuntu akabaho ugasanga mu by'ukuri arakorera Imana, yewe mu masengesho nabura, yewe ugasanga gahunda zose z'itorero arazubahiriza, ariko wajya kureba ugasanga yabaswe n'ikintu cyitwa amagambo. Kandi Bibiliya iratubwira ngo aya magambo, ngo n'ijambo ryose ry'ipfabusa abantu bavuga ngo rizabashyira mu rubanza. Ugasanga umuntu aravunika yitanga muri byinshi, ariko amagambo akazamubuza iki? Ubugingo buhoraho. Tumenye agaciro k'ubugingo buhoraho. Ugasanga umuntu n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi. Ugasanga umuntu n'umupasiteri uyoboye ubwoko bw'Imana. Ugasanga umuntu n'umuvugabutumwa, yewe aravuga ubutumwa abantu bakihana, ugasanga rwose abantu baranamukunze, baravuga bati uriya ni umuvugabutumwa, niyo avuga ubutumwa twumva turi gufashwa. Ariko wakwitegereza mu ngeso ze ugasanga yabaswe n'ikintu cyitwa kubeshya. Ugasanga arakora umurimo w'Imana, ariko kubeshya bimubereye urusika rugiye kuzatuma abura ubugingo buhoraho. Twibuke ijambo ry'Imana riboneka mu byahishuriwe Yohana, ritubwira ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'umuntu wese ukunda kubeshya akagira ute? Akabikora. Iki cyaha cyo kubeshya kigiye kurimbura abantu benshi. Niba ushaka kuzabona ubugingo buhoraho, reka kubeshya, kuko abantu babigize akamenyero. Umuntu akakubwira tumva uyu mwanya ndaha naha ndi Rubavu, nyamara yiberehe ku Kibuye. Akakubwira ngo ndi hano Kicukiro, nyamara yibereye Nyabugogo. Ugasanga ni ibintu abantu bagize akamenyero, ariko iki kintu kigiye kubuza abantu benshi ubugingo. Tumenye agaciro k'ubugingo, niryo jambo turimo tuganiraho. Haleluya. Ngo mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Mwene data, buriya wakoreraga Imana ariko utarakamenya agaciro k'ubugingo. Manza utekereze, umara umwanya ubitekerezaho, urebe ibintu biri mu isi, urebe uburyo hari ibintu biryoheye abantu kandi abantu bakunze, ariko urebe uburyo Yesu yashatse kwerekana agaciro k'ubugingo. Noneho ni ubugingo bw'umuntu umwe, ntabwo ari ubugingo bw'abantu benshi. Bivuze ngo ubugingo bwa Vedaste, haleluya, ubugingo bwanjye njyewe ni ukuvuga ngo buruta ibintu byose biri hano mu isi. Ibi bintu bituma abantu
bashika bakava mu byabo, ugasanga abantu bataye Imana, ugasanga umuntu wamubwira atari ko waretse ubusinzi ko ari bubi, ubusinzi buzakumarira iki, akakubwira ati nge ntabwo nareka inzoga yanjye. Ibi bintu byose abantu bagenda n'ubundi bakururwa nabyo bigiye kubabuza ubugingo buhoraho. Ndagira ngo mbabwire ngo nimushaka mwitandukanye nabyo, kubera ko hari ijambo Paulo yavuze, aravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bakunda imiya, birarira, ndetse ngo ari ibyigenge, badakunda n'ababo, ndetse ngo bazaba bakunda imiya. Ariko arangije abwira kujya bigenza neza kandi abikora neza, ukabaho mu buzima bufite icyerekezo mu buryo bw'umwuka. Hari abantu bafite ubuzima cyangwa se imibereho ifite icyerekezo mu buryo bw'umubiri, ariko nshishikariza kugira ngo nawe amwemere nk'umukiza. Niryo sengesho ngiye mbasabira. Ndifuza ko buri muntu wese akizwa. Gukizwa bitanga amahoro. Iyo umuntu akijijwe hari ibintu byinshi bihinduka, ariko hari ikintu gikomeye nari ngambiriye. Yego. Numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Amen. Uko niko nukubera icyo umuntu yakira agakiza akumva uburyohe bw'agakiza, ariko yaba ari mu isoko ntavuge gukomera kwa Yesu, ugasanga aravuga ibindi, ugasanga avuga agakiza cyangwa avuga iby'Imana ari ukageze mu rusengero. Ibi bintu biterwa n'iki? Buriya hari ibintu abantu batarakamenya. Uvuze ijambo rikomeye cyane, kandi iri jambo twasomye umurongo ukurikiraho gutumye nawo ngusome. Twasomye ijambo riri mu butumwa bw'isoko bwanditswe na Mariko, igice cya 8 umurongo wa 36 n'uwa 37, ariko umurongo ukurikiraho wa 38 urukuvuga ngo umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye muri iki gihe cy'ubusambanyi kandi kibi, umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se. Hari ahandi ijambo ryo rivuga ngo ugira isoni zo kumamiriza imbere y'abantu, nanjye sinzamuhamiriza imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Nukuvuga ngo rero hari abantu bumva bavuga Imana mu rusengero, ariko bagera mu isoko nibahamye umwami. Ariko inama njyewe nabahereza, numara kumwemera, niba waramwemeye nk'umukiza wawe, hamya mu bandi. Niba uri mu isoko ucuruza, hamya Yesu wamenye. Niba uri mu modoka ugenda, hamya Yesu wamenye. Hari aho merutse kujya ku Gisenyi, nari mvuye hano Musanze, ngenda mvuga ubutumwa mu modoka. Hari abantu basabye nimero yanjye muri iyo modoka, na n'uyu munsi turacyari kumwe. Iyo bashatse kungisha inama mbagira inama, iyo bifuje ko mbasengera ndabasengera. Ariko byaturutse kuki? Kukumuhamya mu modoka. Nukuvuga ngo merutse no kujya i Kigali, ngenda ndi guhamya Yesu mu modoka. Nuko bigeze aho imodoka naho nenzi kwitwawe n'umuntu w'umukristo, numva na shoferi yafashishwe. Ngiye kumva numva shoferi ahubwo atangiye kubwiriza. Twarinze tugera Nyabugogo, umuntu wese uri muri iyo modoka ari kumva mbese nibura wumva urugendo rwakomeza rukicuma kubera uburyohe bw'uko twaturuguhamya Imana. Ndimo mbwira abantu rero ngo nyamuneka muhamye Yesu mwamenye. Muhamye Yesu mwamenye, umuhamye ku musozi utuyeho, abantu muturanye bamenye yuko uri umuntu w'Imana, kandi Yesu azaguha umugisha kubwo kumuhamya no mu bandi. Imana iguha umugisha mwene data. Yego. Ubwo azahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo, ziko nzumva izina ryanjye nkitaba,
urakoze cyane twarira aho ngaho rudukurikiye. Imana y'amahoro ni guhereza umugisha kandi guhereza umugisha mwinshi cyane. Mukozi w'Imana, umuntu yakwifuza kuvugana nawe cyangwa se gusengana nawe, nyemerera wongere kandi utambutse nimero yawe ya telefone. Murakoze cyane. Nimero yanjye ya telefoni ni 07 8 54 52 3 6 murakoze cyane. Karibu nisenge. Mana turagushimye mu izina rya Yesu. Tugushimiye kubanye natwe muri uyu mwanya. Tujya gutangira kuvuga twabanje gusenga turavuga ngo udushyigikire, umwuka wera tuyobore kandi udukoreshe. Byose uko twabigusabye wabikoze, uhabwe icyubahiro. None turashoje muri uyu mwanya. Ubu butumwa dutambukije buzagera ku bantu batandukanye, ariko ndasenze kugira ngo buzahindure benshi. Mwami, ari abagiye kure yawe, ari abaguye, ari abacitse intege, ari abari mu mwijima, abo Satani atwaza igitugu, abo bose Mwami wongere ubagarukeho, ubagirire ubuntu, ubagirire imbabazi, kandi abakugarukira nawe ubagarukire. Tugushimiye yuko ari wowe watangije umurimo, ari nawe uzawusoza. Byose ugiye kubikorera kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Imana y'amahoro ni guhereza umugisha. Amen. Shalom.